eshanu zitase ko mbona muri babiri abandi bari babiri se babiri wabasanye hano ase wajya uvuga neza wajya usubiza neza umva ratangubwire Rame ukumva Rame reka baze ngubwire uyu nguyu impamvu afite umushihano uko yahageze imbere nanjye ntago twagerera rimwe icyo nabashakishije si mwanyumvaga rekera umva ratangusobanurira ahubwo se Karyuri ari he Rame jewe ubundi bukuri bwose burabeshya njye nanabibonye so wari wabibonye amane nababwiye Karyuri nembwa mwana Karyuri yaratubeshe nk'uko mutanabibona oya ahubwo wewe icare hano tubanze tunakagambanye icara tunakagambanye ase ahubwo njye narabibonye ngaho Kirose yaratubeshe kariya gakuri ngo ni Karyuri nako karatubeshe ubwo se bari abantu ariko ratareka mbabwire uri kumva Rame uri urebye neza ububona bino bintu turimo byo kubyina bizatugeza Karyuri azatugeza kandi izu ya hene yanjye imaze kubyara ntago ariwe watuzanye mw'ibi bintu ubu ngubu yaba naragiye ihene ntago ubu ngubu yaba naragiye ihene urabona nta kintu turi kukuziza wakavuga ntago tubwire imyitozo byajya mwareka tukajya dukomeza dukora tugafata n'imitsi yo kuzajya dukora niyo kuragira Kirose aratubeshye nawe ushaka kongera utubeshye Igo ngaho tubwire ngaho komeza tubwire twajya dufata umwanya wo gukora practice n'uwo kuragira n'uwo kujya kuvoma n'uwo guteka n'uwo gushaka ibyo kurya uwo mwanya niwe dukeneye murabyumbuta uwo mwanya niwe dukeneye atubwira iminsi twajya dukora kuwa mbere kuwa gatatu kuwa gatanu uri shuwa neza ko ibyo bintu utwijejeho ubihagazeho n'amaguru yawe utazongera kutubeshya ngo ba Kiroso ibicinga i Kigali situbamye i Kigali hari igihe tuzabona abarenze Kiroso ntabwo ari umuntu urenze ntabwo ari umunyakigali wenyine njyewe mwisezerano haya gahunda yo guhura njyewe waje mbere yaratubwiye ngo tuzajya dukora kwa mbere kwa gatatu no kwa gatanu Karyuri rivayo dukora imyitozo Karyuri rivayo dukora imyitozo ahubwo se Sekaro Yesu we aba bantu barwaye iki okay mbe mbaretse mbe nicaye ya gahunda nataza kuyica basi menya baraza kuza Sekaro ubwo se nawe uburi mu biki abandi wabasize nagatwe kabi n'ingofero mbi Wewe wicaye hano se nyine igihe nabahamagariye igihe naguhamagariye uzi ko ari wowe nahamagaye cyane ugasanga uri mu biti n'ibikweto bibi byacikaguritse umva nkubwire winuka nengutuke se igihe naguhamagariye ntago wanyumvaga umwanya wanjye natakaje hano ngo ndi kubashaka n'utwo rubasarubi rwawe wanitse hejuru wagira ngo hano ni mu kiyede wabigofero bibi njyewe iyo mico yawe ndayirambiwe n'urusatsi rubi kangusobanurire sobanura ibyo usobanura njyewe naje nirira kumbati nabanje kujya guca mu murima kwikurira wakumbati nginze nira njye nayikuza practice nconje ahubwo se noneho banza nansuhuza ariko ase wajya unsuhuza ubishaka ubikuye ku mutima n'abantu babona muri urabona nsuhuza ariko se wewe wahageze kare Karyuri Karyuri biki njyewe hano nagenda komanga ntago nigeze musangamo ndabahamagara mwese ahubwo se wowe icyo ndi kukubaza abandi bari okay ngiye cyo kibazo mbajije ndahita nyigusubiza subiza vuba mfase nkubwire tujye tworoshya ibintu ariko nk'abantu babana muri team twapanze kwa mbere kwa kabiri no kwa gatanu okay none reka tubikosore ahubwo se kubona twahageze kare turaba mbere
turi abambere twageze mu bambere Kajuri yagiye ari Alegisi ari Rameki ari bande bose nabo mbona ahubwo ndumva uzi kuririmba hip hop uzagenda muri studio dore baguhaye amafaranga dore Rameki araje amfa ugabanye kwa gutukana kwawe kwa kurakara cyane twahagereye wenzanira umutwe imbere we Rameki weshanu zitese ko mbona muri babiri abandi bari babiri wabazanye hano ase wajya uvuga neza wajya usubiza neza umva ratangubwire Rame ukumva Rame reka baze ngubwire uyu nguyu impamvu afite umushihano uko yahageze imbere nanjye ntago twagereye rimwe icyo nabashakishije si mwanyumvaga rekera umva ratangusobanurira ahubwo se Kajuri ari he Rame jewe ubundi ubukuri bwose burabeshya njye nanabibonye sori wabibonye amane nababwiye Kajuri n'imbwa mwana Kajuri yaratubeshe nk'uko mutanabibonaga Kajuri n'imbwa gaho Kiroso yaratubeshe ngo kwa mbere ngo kwa gatatu no kwa gatanu dukora imyitozo dukora kwa mbere kwa gatatu no kwa gatanu ngo tuzahurire hano ngo saa sita ubusungu bari he uzi ko nayi nkara hepfo ngo nje kurengo nje oya ahubwo wewe ucare hano tubanze tunakagambanye ucara ase ahubwo njye narabibonye ngaho Kiroso yaratubeshe kariya gakuri ngo ni Kajuri nako karatubeshe ubwo se bari abantu ariko ratareka mbabwire uri kumva Rame uri urebye neza ubona bino bintu turimo byo kubyina bizatugezisha Kajuri azatugeza kandi izo ya hene yanjye imaze kubyara sha noneho nyisize hariya ngo nje mu myitozo oya urazi uzareba ibye yambare ibyenda nk'ibyacu urucoco nk'urwacu noneho njyewe nambara ngo n'izindi gripe kayaga kuri mufate n'ukuri kw'Imana njye mufite n'umujinya ukuntu ukabeshe ngabijyamo n'ukuntu ndigiye muzi ko njye natanakunda nabirabiye noneho weho urebe n'ibiro wifite akuzanye mu bintu nk'ibi gazatugurira imyenda ubundi mwabonaga karaga kuri azatugeza noneho nimurebe suzi abangaba nabaje ko nubahirije basanga abazungu nongore mu ntoki Alegisi Kajuri yaje se bimeze utese nka kintu akase kavuye none umva rero nawe mbazaniye umushitsi mushya naka hano umfasha uyu nawe yumvishe ya promotion Kajuri yatanze ngo yashaka kuza kwigana natwe rero agera hino banza hano ni muri Kongo we nyine nari naje kwiga kubyina namwe mwese maze ninde wakuzanye ewe matabure wambaye ya silver uzi kagacongo kawe nasha nkomanga hano n'inshuro 50 noneho nurungu za gripe zimwe na inzi ko nsambara Yesu we bazita drip n'izi namba yaba we woni dukuzanya mu kigo uyu ninde umuzanye murebe n'ukuri kw'Imana murebe uyu nguyu waturutse